Niba hari ikintu kijya kiyobera abagabo nubwo abagabo ari ibiremwa by'ibihangange, ni ikintu cyitwa gusobanukirwa umugore. Byageze naho bamwita ngo umugore ni irindi shuri uba winjiye cyangwa se utangiye iyo mubanye. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tubagezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza byose tuzajya dushyiraho. Ikaze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ukuntu abagore akenshi tubitiranye n'abakunzi b'ubuzima bwacu, nyamara ari ibisambo. Kuri ba bagabo babiteza cyane ni abagore. Turajya gusoza iki kiganiro utazongera gushukwa n'umugore uko yaba asa kose yitwaje ubwenge bwe. Bivuga ko abagore bamwe burya atari abakunzi nk'uko tubitekereza, ahubwo ari ibiremwa byiba amerekezo n'ahazaza heza h'abagabo. Nyamara benshi mu babikora babita ko bandikiwe ubuzima bwabo. Abarenganye gutyo nta bandi ni abagabo. Ntabwo ari uko ufite igikundiro cyane, ahubwo kenshi umugore nakwizirikaho bizaba bituruka ku cyo ukuba hafi ye kwawe bimuhereza. Ni iki akuvanaho? Kumwitaho, ibyo yunguka, inyungu. Bisa nk'abagore bamwe na bamwe baba badakeneye ko utera imbere, ahubwo baba bakeneye imbaraga zawe, uburyo bazimira bunguri wowe bakanagusiga ahubwo uri umunyantege nkeya gusa. Okay, reka tubisobanure neza. Utekereza ko ari we ubuzima bwawe bwandikiwe, yabaye nk'umuryango kuri wowe gusa. Kukubaho nk'umuryango ntabwo buri gihe aba ari amahoro. Bose muhura siko bagukwiriye. Uzahura nabo ba bantu bakubaho nk'umuryango, bakubera umuryango, nta kindi bagamije usibye kugukerereza kandi no kukwangiriza. Uzabirebe neza, baza cya gihe utangiye gutera imbere, buri uko wihugiyeho ushaka kugira ibyo ukemura, buri ko ibintu byawe bitangiye kugenda neza, ugira ngo hari umuntu gitsina gore kenshi shitani yohereza ngo akurangaze. Cya gihe wibereye ku murongo uri kuzamuka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, umuntu azaboneka rwose kandi azaba kenshi ari umugore. Nurangara gato utangira umanuke, uzamanuka kandi azasubirayo. Akenshi asubirayo ari uko wamaze gusubira inyuma. Muvandimwe, urwo si urukundo. Ni abagukoresha bisize ibintu mu maso, bibahishe mu maso yabo nyakuri. Ntabwo ari gutuma utera imbere, ahubwo ari kugukoresha nk'igikoresho kimusubizamo imbaraga. Burya ngo buri uko umugore aryamanye n'umugabo ngo bafite ukuntu basigara bafite cyangwa se biyumvamo imbaraga zidasanzwe. Ku bagabo nta kindi usibye guta umutwe, gutekereza cyane, gucanganyikirwa, gucika intege. Uba umeze nk'uwo bavumye imbaraga zose, kubera ko ukurana na wa mugore ufite umukoro cyangwa se devoir yo kukwambura byose kandi nta n'isoni bimuteye. Uzisanga buri gihe uri muri urwo ruziga. Kubera iki? Akoma amashyi iyo uri gukora, nyamara iyo wahagaze gukora ntarekera kurya. Yishimira ibitekerezo byawe bishya, gusa ntatuma unabishyira mu bikorwa. Ibyo kandi abikora bucece. Uwo si umukunzi, ni umujura. Buri gihe azakubwira ko agukunda, ariko igitangaje ni uko unaterwa ubwoba cyane no kuba yakubona uri ku murongo. Mara iminsi uhuze utamuvugisha, umubwire kuri mu kazi. Azakubaza niba ukimukunda. Uzasanga umunsi watangiye gushyiraho imirongo ntarengwa yawe, kuvuga oya imbere y'imibonano ihuza ibitsina imbere ye. Nutangira guhunga no kwanga ibikurangaza akenshi bituruka kuri we, azakwita ko wahindutse, ko ujonjamye. Ati ntabwo ukinkunda nka kera. Ati ntabwo ukinkunda nka kera. Yego nibyo, kuko nibura uzaba watangiye gukanguka. Niyo mpamvu uzamubona yataye umutwe. Abantu nk'abo batunzwe no kumunga imbaraga z'abandi, banga abantu biteza imbere, abantu bakanuye cyangwa se bari maso. Uzabirebe neza. Watakaje amahoro bwa mbere igihe yinjira mu buzima bwawe ku nshuro ya mbere, nyamara wowe uracyabyita urukundo. Mukimenyana ntabwo kijya gusenga, ntabwo kita ku kazi neza, usigaye wirirwa wiriza bijyanye n'amarangamutima. Ngaho ngo yanze kugufata kuri telefone, ngaho ngo yaryamye atakubwire ngo uramuke, nyamara ukomeza kuvuga uti nibura uyu nguyu we aratandukanye. Nyamara urabibona neza ko atandukanye n'umugore cyangwa se umukobwa ugushaka kwawe kwifuza mu by'ukuri. Uko utindana n'abantu nk'abo bakwiba hazaza, niko umukoro wawe hano ku isi ukererwa nawo. Icyo uzimarira hano ku isi agutega buri gihe uguhuza ibitsina nk'intwaro ye akoresha
gusa ukomeza kuba umuswa ukabyitiranya n'urukundo. Abagore benshi bazakoresha imibiri yabo ngo ucanganikirwe, ngo bagukerereze. Icyo bakoresha ngo bacecekeshe ibyiza wifuza kugeraho. Ntabwo ari ukuryamana nawe byonyine, nawe uzabirebe neza. Buri uko uteye agatambwe ahita agaragara ngo aragukeneye, ngo ntumwitaho, ngo arababaye, ngo aje kukureba. Kuryamana nawe ibyo si ibintu bisanzwe, uwo ni umwanzi ukomeye cyane wo kurwanywa. Hari ubwoko bubiri bw'abagore. Ubwa mbere yoherejwe n'Imana, abandi bitwara nk'aho bagushyigikire nyamara nabo kuguca intege gusa. Uwo ni ubwoko bwa kabiri. Umugore woherejwe n'Imana agusubizamo imbaraga, gusa bamwe mu bagore uzasanga atanafata umwanya ngo agusengere. Ntabwo atuma utera imbere mu buryo bw'umwuka, aguha amahoro byonyine iyo ubwonko bwawe burangaye, buhuze, cyangwa se uri kuryamana nawe. Ikibabaje muri ibyo, nta nubwo abazi ko nawe ari kubikora ahari. Abakinnyi bamwe na bamwe ntibaba banazi ko bari gukina. Ntabwo uri mu buzima bw'urukundo, ahubwo uraziritse. Uri kukwica gahoro gahoro. Ni ubuzima bukwica gahoro gahoro ubwo ngubwo. Ntabwo ugiseka nka kera, usa naho buri gihe uba uziritse, watakaje ububasha. Muri make uri kubaho usa n'urokoka aho gukora icyo ushaka. Ibyo rero si urukundo. Bigumye gufatirwa no kuba umucakara w'iminwa myiza isize amabara ndetse n'ibinyoma by'abagore. Abagore bamwe bazaza mu buzima bwawe ngo bagufashe gutera imbere, gusa bamwe bazabuzamo baje kureba ko utazongera gutera agatambwe na kamwe kegera imbere n'iterambere ryawe bibaho. Tandukana n'abandi kuko nibwo uzarokoka. Si ngombwa kugumya wita buri mubano wose wisanzemo n'abandi ko ari Imana yawushyize mu buzima bwawe. Ibyo ntukanabikore niyo waba ubona ko biri kugenda neza. Umugore uje kukumunga ntabwo bizasaba ko aza asa na dayimoni cyangwa se sekibi. Azaba ari umukobwa w'ikizungerezi rwose, ahoberana neza. Umukobwa utapfa gusobanukirwa mu by'ukuri, cyangwa se umugore. Nyamara imbuto zabo n'urujijo nibyo bakubibamo. Baracyagukerereza, baragukerereza, batuma usigara nta na kimwe. Abagabo nyabo bahitamo babandi, b'abakobwa, b'abagore bari mu murongo w'intego zabo. Ntabwo bahitamo ukwishimisha gusa. Niba ushaka gutera imbere, ca ya migozi. Ca ya migozi igihe cyose hari uri kugerageza guhaza irari ryawe, yicisha inzara intego zawe, yitwaje ko ari umugore. Igihe cyose iki kiganiro cyaba kigukoze ku mutima, icyo gukora urakizi. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe nonaha wakoze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukora subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubaha amasomo y'ubuzima n'ibiganiro byinshi. Nibagirwa guhereza ikiganiro like, ugisangiza abandi, dukomeze kungurana amasomo y'ubuzima. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda cyane, mwe munshyigikira. Ciao ciao.